ikaze nanone mu kiganiro cyacu bakunzi ba Bright Circle TV. Iki ni cya kiganiro inkuru yanjye, aho tuganira ku nkuru cyangwa se ku buhamya bw'ubuzima bw'umuntu ubana na diyabete. Mu nkuru iheruka, ikiganiro cyacu giheruka, nari nabahaye ubuhamya bwanjye, nabahaye inkuru yanjye, aho nari nyujuje mu rugendo rwanjye kuva mbonye ibimenyetso bya diyabete kugeza aho nasobanukiwe ko uburyo bw'ibimenyetso nabonaga byari diyabete, n'uburyo yakiriye n'uburyo abaganga bamfashije mu kuyakira. Ariko uko twagendaga tuganira, hari ibibazo byinshi mushobora kuba mwaragiye mugira, mwibaza muti ese gutya na gutya, ese ibyo bimenyetso wagize wenda byari byatewe n'iki, ubundi se biva hehe? Mukaba wenda mwanibaza muti ese koko diyabete aho wenda ntabwo ikira, yaba atari uko wenda utarahura n'abaganga b'inzobere? Ibibazo nk'ibyo ngibyo mwagiye mwibaza. Niyo mpamvu nyuma y'inkuru nabahaye, nyuma y'ubuhamya nabahaye, uyu munsi tugiye kuganira n'umuganga wita ku babana na diyabete kugira ngo turusheho kumva ese bya bimenyetso ubundi biterwa n'iki, ese ubundi diyabete igira ubuhe bwoko, ese ubundi kuyakira biba bimeze bite, ku bana nayo biba bimeze bite. Niyo mpamvu mugiye kunyemerera tukakira muganga wacu kugira ngo arusheho kudusobanurira. Muraho neza muganga wacu? Muraho neza Iberi. Turi kumwe na muganga Alivera, akaba ari umuganga mu ishyirahamwe nyarwanda ryita ku babana na diyabete. Akaba rero agiye kudufasha nk'umuganga uhorana na ba bandi babana na diyabete, ubagira inama, ubahaye imiti, ubasuzuma, ubakorera ibizamini bitandukanye, uzi uburyo baba babayeho kubera ko arabaganiriza. Agiye kudufasha kumva neza ibyo twagiye tubasha kumva mu kiganiro giheruka. Muganga, hari ubushize nari nabaganirije ku bimenyetso nagize ubwo nari menye ko ubwo natangiraga nyine kwinjira neza mu rugendo rwa diyabete, ariko ntaramenya iyo ariyo, ntaramenya ko ibyo bimenyetso ari diyabete. Nabaganirije ibimenyetso bitandukanye nagiye mpura nabyo, ariko birashoboka cyane ko hari abibajije bati ariko ibyo bimenyetso byose wagiye utubwira, harimo kugira iyo nyota, harimo kwihagarika cyane, harimo kumva ufite umunaniro mwinshi, harimo gutakaza ibiro cyane, hari abagiye bibaza bati ariko ibyo bimenyetso ubundi bituruka hehe, biba byatewe n'iki, ko nta muntu uba wenda wakwanduje nk'isukari, wenda ngo isukari nayanduye niyo mpamvu bimeze gutya. Ibyo bimenyetso biterwa n'iki? Wenda babe banavuga bati burya nubwo ntawe yakwanduje ariko haba hari inkomoko ya bya bimenyetso, mwadufasha gusobanukirwa? Urakoze cyane. Ibyo bimenyetso byose bituruka ku iyo sukari iba yabaye nyinshi mu mubiri, noneho bigasa naho ibaye nk'ibangamira imikorere isanzwe y'umubiri, bityo umubiri nawo mu kwirwanaho ukagaragaza bya bimenyetso bitandukanye. Ni ukuvuga isukari mu maraso iba yabaye nyinshi, ituma umubiri ugaragaza ibyo bimenyetso bitandukanye. Ntabwo ari ngombwa ko byose bibonekera icyarimwe ngo umuntu aba abifite, ariko nk'uko wari uri kubivugaho, hari ibimenyetso biba ari mpuruza, iyo ko kugira inyota ikabije ukakenera kunywa cyane, uko kunyaragura, ujya kwihagarika wongera ugasubirayo kandi ukihagarika inkari nyinshi, uko kunanuka ugata ibiro kubera wa mubiri uba utabasha gufata intungamubiri zikwiriye mu bijyanye n'ibyo umuntu aba yafunguye, bityo ugatakaza ibiro kandi wumva ko uzi ko wanariye neza, bigatuma ujya kwisuzumisha, aribwo basanga nyine isukari yawe mu maraso yazamutse cyane, bityo bagatangira kukwitaho kugira ngo wongere kumera neza. Bivuze ko nubwo wenda
njye nababwiye ko ubwo nabonaga ibyo bimenyetso hari natekereje ko wenda ari malariya kuko nari nkirutse malariya nkavuga ariko iyi si ya malariya wenda yo gutuma nanuka cyane. Ese haba hari ibimenyetso byihariye umuntu avuga ati ubwo mbonye ibi ntabwo ari malariya, ntabwo ari asima, ntabwo ari ama infection, iyi ngiyi ni diyabete, ngiye kujya kwa muganga mbabwire noneho ibyo mukora byose mushyiremo na diyabete? Haba hari ibimenyetso mpuruza byihariye kuri diyabete? Yego, nibyo ibyo navuze, birimo kugira inyota cyane, kumva urashaka kunywa ku buryo budasanzwe, wananywa nyine ukanihagarika cyane, ukagira uko guta ibiro ku buryo budasanzwe, kandi wowe uzi yuko wafunguye ku buryo buhagije, ndetse no gucika intege kiri n'ikimenyetso gishobora kugaragara ku burwayi bundi nabwo butandukanye nk'uko ubivuga. Icyo gihe rero bikemezwa noneho n'uko wakoresheje na cya kizami cy'amaraso, kureba ingano y'amaraso mu mubiri wawe, ingano y'isukari mu maraso, bityo bigafasha ndetse n'ibindi bizamini bijyana bigafasha kwemeza ko koko ari diyabete. Nk'uko n'ubusanzwe umuntu igihe atameze neza mu mubiri we hajemo impinduka, biba bisaba ko ujya kwa muganga ukivuza igihe harimo ibyo bimenyetso. Ni byiza yuko n'icyo kizamini cyo kureba ingano y'isukari mu maraso nacyo gikoreshwa nk'uko wari ubikomeje. Yego, ubwo abari bagize ikibazo bavuga batese ibimenyetso byihariye bya diyabete ni ibihe, wumve ko cyane cyane iyo hajemo kugira inyota cyane, kwihagarika cyane, kandi wenda nta n'amazi menshi wanyweye, utekereza ko yego uri gukoresha ibindi bizamini, ariko na cya kindi cy'isukari nacyo ukagishyira. Muganga arakoze cyane. Ese muganga, hari naho nababwiye yuko nabanje gutekereza ko ari indwara izakira, ari nimfata imiti neza bizarangira bigenze neza, nta wenda ari nk'ukwezi cyangwa amezi abiri. Ese mu by'ukuri diyabete ni indwara idakira, cyangwa habaho ubwoko bumwe wenda bukira n'ubundi bukira? Hari n'abantu numva bavuga ngo ngiye ngo nakize diyabete, cyangwa se ngo mfata imiti ngo nenda gukira, cyangwa se nabo bavuga ngo tuvura diyabete. Ese haba hari ubwoko bukira n'ubudakira? Urakoze cyane. Aho ubushakashatsi mu buvuzi bugeze, diyabete ni indwara idakira. Bivuga yuko ari indwara umuntu wabana nayo bigasaba ko akomeza guhora yikurikiranira hafi, akomeza guhora yiyitayeho, ariko ntabwo bibuza kubaho umuntu ubuzima busanzwe. Ni ukuvuga iyo wiyitayeho ukikurikirana, nta n'uwamenya ko iyo ndwara uyifite akurebesheje ijisho, kuko uba uri umuntu nk'abandi, uba uri umuntu ushoboye, uba uri umuntu wagira iterambere, uba uri umuntu utananirwa ikintu na kimwe mu buzima busanzwe. Ariko kuvuga ngo hari ubwoko bwa diyabete bukira, icyoya. Diyabete ni indwara idakira, isaba kwiyitaho ukikurikirana ukabasha kubaho neza. Sinzi niba byumvikanye. Ndumva nsubijwe, kubera ko no kuva icyo gihe nyuma yaho kugeza uyu munsi icyamfashije, nk'uko nabibabwiye mu nkuru yanjye, nabagaragarije ko icyamfashije ari ukwiyitaho no gukurikiza inama za muganga. Namajije kwakira ko ari uburwayi budakira. Ariko se wenda diyabete ubundi yaba ifite ubwoko bumwe cyangwa igira amoko menshi? Urakoze. Diyabete igira amoko menshi, ariko ay'ingenzi dukunda kubona amenyerewe ni ubwoko butatu. Hari diyabete y'ubwoko bwa kabiri, cyangwa se bavuga igaragara ku bantu bakuru, ikaba ari diyabete umuntu aba afite uko kuzamuka kw'isukari mu maraso bitewe n'uko umubiri we utabasha gukora ya insuline, wa musemburo wo kwita ku iringanizwa ry'isukari mu mubiri uhagije. Icyo gihe rero hashobora kuba za nyirabayazana zitandukanye, kuba
ari umuntu ufite igisanira muri uwo mu muryango we, yenda hakaba hari uwayirwaye. Bishobora kuba ko ari umuntu waba ufite umubyibuho ukabije, akaba afite ibiro byinshi ugereranyije n'indeshyo ye. Bishobora guturuka ko ari umuntu uhora yicaye utajya ukora imyitozo ngororamubiri. Bishobora guturuka ko ari umuntu unywa inzoga nyinshi cyangwa se itabi ryinshi. Bityo bigashobora no guturuka ko yaba ari umuntu umaze gukura, nk'uko navuze, abantu icyiciro cy'abantu bakuru umaze kugira imyaka myinshi, umubiri we ukaba ukorana imbaraga nkeya. Hakaza na diyabete y'ubwoko bwa mbere, yo idafite za mbarutso, idafite za nyirabayazana cyangwa za facteur de risque mu gifaransa. Ikaba iterwa n'uko umubiri w'uwo muntu nta musemburo wa insuline wo kwita kuri ya ringanizwa ry'isukari mu mubiri uba uhari. Iyo diyabete rero y'ubwoko bwa mbere ikaba iboneka ku bakiri batoya, abana ndetse n'urubyiruko. Hakaboneka na diyabete y'umugore utwite, igaragara ku mugore utwite nyine, bamupima bakabona aribwo ayifite, ariko cya gihe yamaze kubyara bikaba byagaragara yuko umubiri we wongeye kumera neza, ukaba utanga wa musemburo ku buryo buhagije. Bikaba byaturuka kuko umubiri w'umubyeyi utwite uba ukora imisemburo myinshi kugira ngo ubashe kwita ku mwana, bityo ya insuline ikaba yaboneka ku gipimo kidahagije. Mu buvuzi bamugira inama y'uko yikurikirana akabasha kubyara neza, ariko na nyuma yo kubyara akitwara nk'umuntu ufite ya diyabete y'ubwoko bwa kabiri twahoze tuvuga, akita ku mabwiriza n'imigenzereze abaganga bamubwira, kuko iyo atiyitaye bashobora kugira ya diyabete nawe y'ubwoko bwa kabiri. Muri rusange rero ubwo bwoko bwa diyabete tumaze gukomozaho, nubwo hari n'ubundi butandukanye, nabwo busaba nyine kwiyitaho, ugashyira mu bikorwa inama abaganga bakugira, kandi ukabasha kubaho neza, ukaba uri umuntu w'umumaro, ukaba uri umuntu w'agaciro, ufite aho yakwikura ndetse n'aho yakwigeza. Ubwo mbese abari bibajije ngo ese wenda na iyo myaka yose, imyaka igera hafi mu 10 umaranye diyabete, ese wenda ntabwo ari uko utahuye n'abaganga b'inzobere ngo bagufashe, ubundi wumve yuko diyabete ntabwo ikira, ariko habaho kwiyitaho no kwizera amabwiriza ya muganga, noneho akaba bituma ubaho neza nk'abandi bantu bose, udahora urwaragurika cyangwa ufite imbaraga nkeya.